Yes, reka twongere tubasuze bakunzi ba Impala Media Rwanda. Njye ubagezaho ibi biganiro ni Jean d'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe. Kuri ubu rero Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra n'abafatanyabikorwa bayo barimo ikigo gitanga imodoka zikoresha amashanyarazi Basigo n'ishami n'ishyirahamwe ry'abatwara abantu mu modoka mu Rwanda RTA batangije gahunda yo gutwara abagenzi mu modoka zikoresha amashanyarazi ku muhanda Kigali Muhanga Nyanza Huye mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Umva rero ko ari ibintu bishimishije bishobora kuzagabanya ibyuka bihumanya ikirere. Gisanzwe gitwara abagenzi mu modoka cya Volcano Express nicyo cyatangiranye n'imodoka 10 zizajya zikora buri munsi ku muhanda Kigali Muhanga zigasimbura izisanzwe zikoresha amavuta asanzwe ya mazutu. Umuyobozi mukuru wa Volcano Express Igabe Jide avuga ko habayeho igihe cyo guhabwa na leta inkunga ya nkunganire ku mavuta imodoka zikoresha, ariko bahisemo gutangira gukoresha imodoka z'amashanyarazi ngo batangire gufasha leta nabo rero gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kurwanya ibyuka bihumanya ikirere nk'uko twabibabwiye haruguru. Avuga ko batangiriye mu mujyi wa Kigali bakoresha izo modoka kandi bakavuga ko babona ko zatanze umusaruro, ari nayo mpamvu bahisemo gutangiza iyi gahunda mu ntara, kandi bahereye i Kigali basanze bishoboka rwose ko bakoresha izi modoka zikoresha amashanyarazi mu ntara naho bikagenda neza cyane 100%. Uyu umuyobozi rero yagize ati twahisemo gutangiza mu ntara ngo tugabanye igiciro twatakazaga kugura amavuta y'imodoka, gukora ibigendanye n'igihe, dore ko mu Rwanda ariho hatangirijwe uburyo bwo gutwara abantu berekeza mu ntara ku mugabane wa Afurika hose. Ni igikorwa kibereye mu Rwanda honyine muri Afurika, kuko ibindi bihugu byo bitwara izi modoka zikoresha amashanyarazi zikorera mu mijyi gusa, aho usanga mu ntara ho hajya iza mazutu. Ibyo rero bikaba byangiza ikirere bikanagihumanya bitewe n'uko wenda batabihaye agaciro cyangwa ngo babe bari smart. Uyu muyobozi rero avuga ko izo modoka zifasha abafite ubumuga kugenda neza, gutwara imizigo. Izi modoka zifite imyanya 44 y'abagenzi bagenda bicaye neza, naho gusharija telefoni igihe waba ufite telefone yawe rwose nta mpungenge zo kuba wagenda udafite umuriro, kuko icyo ubusabwa no kwitwaza akagozi ko gucomekamo kugira ngo telefone yawe ugere iyo ugiye, serivisi zawe zikorwa neza ndetse na business zawe zigenda zikorwa neza muri iyo bisi buri ntebe. Kandi ko uyu muyobozi avuga ko bazarangiza uyu mwaka bazengurutse intara yose y'amajyepfo gukoresha izi bisi zikoresha amashanyarazi. Umuyobozi mukuru wa Basigo mu Rwanda ni umuyobozi mukuru rero w'izi modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi, Doreen Orichaba, avuga ko gukoresha imodoka z'amashanyarazi zikorera mu bice by'icyaro bifite akamaro ko guhashya ibyuka bihumanya cya kirere. Bya byuka bihumanya ikirere rero nahoze mvuga, numva ko nawe abigarukaho, no gufasha leta gufasha abakora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu byabo kugabanyirizwa igiciro cyo kugura amavuta. Agaragaza ko kuva batangira gukoresha izo modoka mu Rwanda zimaze gusimbura amazutu toni 170 mu ngendo z'abaturage basaga miliyoni y'abagenzi bakoze ingendo, kandi 100% nta kibazo ziragira, mu gihe abafatanyabikorwa
zimaze kubinjiriza asaga miliyoni zisaga 500 mu mafaranga y'u Rwanda. Agashimira leta rero ko yatangije gahunda yo kurwanya ibyuka bihumanya ikirere doreni. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga, abaturage baho bahatuye barashimira kuzanwa kw'izo modoka ko izikoresha mazutu nabo basangaga zibabangamiye cyane, bakaba babyishimiye kuba wenda bageze kw'icyo gikorwa cy'iterambere cyo gukoresha imodoka zidahumanya ikirere, na cyane ko ikirere gihumanye ingaruka nyinshi ziza ku muturage wo hasi, nubwo wenda waba wumva bitakureba ariko bigera ku muturage wo hasi. Umwe mu baturage rero yagize ati turashimira leta kuba yaradutekerejeho, imodoka zikoresha mazutu zaduteraga umwotsi turi kuri za moto ugasanga biratubangamiye, badushakira imodoka nyinshi kuko mu kugenda kw'abanyeshuri wasangaga hari umubyigano ukabije. Undi muturage nawe yagize ati imodoka za lisansi zatumaga abantu bagenda baribwa amaso kubera ko iyo zishaje lisansi igenda inuka, ugasanga abantu baragenda baruka. Izi nta rusaku nta no avuga rero ko izi modoka z'amashanyarazi ko iyo zigenda wumva nta rusaku nta no kuzamura impumuro mbi. Twizere ko batazajya badutendeka rero nk'uko tujya tubona ziriya z'i Kigali zitendeka. Abaturage rero bavuga ko bajya babona ziriya modoka zo mu mujyi ziba zirimo abantu benshi, bakavuga ati impungenge dufite ni uko natwe wenda bajya badutendeka, ariko kuri izo mpungenge z'abaturage, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubwikorezi bwo gutwara abantu mu modoka Mwunguzi Theoneste avuga ko imodoka batanze zitazajya zitendeka kuko zifite imyanya ihagije, imyanya isaga 44 kandi myinshi kurusha izisanzwe zikorera Kigali Muhanga. Naho ku kijyanye n'ibiciro avuga ko nubwo imodoka zikoresha amashanyarazi zigabanya amavuta zikoresha, igiciro cy'urugendo cyo kigenwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo n'inyungu rusange RURA. Avuga ko abagenzi badakwiye guterwa impungenge nuko izo bisi zishobora kujya zibaheza mu nzira kubera gushirirwamo n'amashanyarazi, kuko ngo igerageza ryakozwe rigaragaza ko ushobora gukora kilometero 300 zitarashiramo umuriro w'amashanyarazi. Gahunda ya leta rero yo gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi mu ntara itangijwe mu gihe yari imaze kumenyerwa mu mujyi wa Kigali, gusa ikaba igamije gukomeza gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yiyemeje yo kurwanya ibyuka byoherezwa mu kirere no guhumeka umwuka mwiza, kuko mu Rwanda ikigereranyo cy'umwuka uhumanye kiri hejuru ya 40%.